my people mumeze mutenge meze neza ni Mr. C wanyu mwebwe. Welcome to my YouTube channel. Guys, nari pakumbuye nasuje. Nari meze nyine kuza mvuga pana kwa ngo nagiye kubereka imikino ngo nagize gute nari nkumbuye kuza nyine tukavuga. Rero nize ko meze neza komeje gushimira abantu mukomeje gukora subscribe abari gusharinga amavideo yanjye aba mu comment nyabona murankunda nuko nanjye ndabakunda cyane. Uno munsi rero nagarukanye n'inshuti yanyu mwakunze muri benshi Subira welcome kabati uyu ni umutesi cyane yagiye kwivuga urangiza kwita uyu tumagarira gusohoza bafite umunwa no wawe binjazwa banjazwe pe ibyo bintu n'umutesi rero ukomeye cyane arasapotinga ku buryo bukomeye yaba mu ntangiriro ntangiye kubivuga ariko rero ni mushiki wanjye cyane umuvandimwe wanjye hagati aho hasigaye afite monazero nyashi yaraje nimumubone gutya babasubiza ndase ntabwo babeshya bashara babeshya si mu bigo mase monazero murabona ari hehe nyashi ikivuga cyanjye uteye ubwoba ikintu cyagufasha ni ukuza kujyana muri gym nibona amafaranga kuko tumenyera kuri siporo nta muntu se wakwaraza akavuga ati kasijya muri gym ndaje muri icyo kivuga simwe ngo nakunda guys abantu bari hafi bambwira simwe ngo nakunda okay reka nivuge suhuza abafana banda kwa tesi do you see me ibisanzwe aranicara n'undi kumuvana ndakude merci ubwasubira banda Subira subwa bench sinubwa kabiri sinubwa gatatu muzambona hano kwa tesi ni wanje ni mu rugo. Ubu rero nagarutse akenshi nibirakora mba ndi mu gikari ariko ubu naje kwiyerekana yego nkunda kwigaragaza ari yavuga nakoze ubushize mvuga ngo ngwino nkunda kamera hari umuntu ateye comment ngumva ngukunda kamera byo kabisa muri buno no umuntu uri kugufata ngo yarabuketse guys nisubire kumufata rero bavuze ko akunda kamera ijana ku ijana kandi koko ninjye wari mu bikari okay none basigaye rimwe nabaseniye se katubeseni reka tugerageze nitwa Subira ndi inshuti ya Pasi ndi umusunaga gute abandi bajya bavuga ngo big energy dina big energy ariko ndi mu big tesi ego big energy aba big energy hano bari include na big tesi. Okay, nagezera amayikaribu bwa kabiri ako ko nabivuze nzaza amazi akenshi cyane si buri munsi ariko nzazanze ubu rero ngiye kujyana ibiganiro na ibiganiro ntabwo tugiye kubura byose uno munsi ntabi nanyibona ibiseri tuje kuvuga ariko nyine ntabwo twavuze ngo tugiye kugupanga ugahita gutya na gutya mbese twaje kwiganirira nyine Subira araburana Subira no yaburanye agira umujinya akagira nayisema kuvuga amagambo neza Subira kishimye kabatereste Subira agira umujinya rero awe nta magambo menshi abashaka none iyo wamubabaje nyine wiyumva kumva yagufata akagukunda rimwe rero nakubera kuri inshuti cyane ku ishuri yagezanye gusarata ku kadifu ku ishuri rero none Subira bari bamuzi nkanjye nakoraga Nyanza abanyenyanza bazatubwira abantu bizi Gatagara noneho aratira kubera kugendana cyane tractors zanyu zijyaho zikakira reka rero haze kumvuga akomeze babenshi Subira yakubitaga umuntu babaga bavuga ngo yari kumwe na Pasi nanjye kuko ntabwo ufite ngo yari ari kumwe na Subira niyo naba ndenga ubwo nyine Pasi ibintu ari kuvuga n'ibyo ariko ntabwo twarwanaga cyane babaga ari gakeya hari ukuntu bavuga gutanga isomo sibyo ubundi ntabwo ari byiza ko umuntu yakumenyera sibyo ariko nanone ntabwo ari byiza kugira amahane ntabwo tugira amahane tukiri aho ngaho hari ikintu
nge ukunda uri wa muntu wowe uri wa muntu uvugira abantu kandi nyine niba umuntu akubabaje cyangwa se ukagira umujinya cyangwa se agakora ibintu by'ibifuti uri nyine wita mu gihe twabanye numva ntari kubikurura neza n'ubu icyo kintu nyine ntarabasha kumenya igashura nimba ko ari kumeze ariko nyine turi kumwe n'ubu ndeka mu kazi nyine uri wa muntu uvuga ako kanya waba ufite umujinya ukavuga ako kanya cyangwa uri wa muntu nyine ubirika cyangwa wowe ubivugira aho bikarangira akatubabarira bikarangira mbiri wanjye cyangwa impamvu mbiri wanjye biterwa n'ikintu umuntu yakoze n'uburyo yagikozemo kandi bigaterwa n'ubucuti tubifitanye n'uburyo bw'ubuzima hari ubikora ariko nyine akenshi ndabika ntabwo ko ngira inzika kuko nyine sinkunda kuvugira kuko nanjye umuntu ambwira aho ngaho ako kanya nyine ariko biterwa akagira ubwo ambwira amenya butari kwiza ndabyanga cyane bamwe bayishyira mu bikari akambwira ngo nuko ariko ubundi byose ngenda bikora hari aho kubwira ngo bigahita birangira iki kiganza ikindi cyane mvugira aho ngo bikibera ndabivuga nicyo kiganza ikindi sinavuga byose nako biri mu rugero mpamvu mvuga ko biri mu rugero hari igihe mbona akantu koze bwa mbere kuko turi inshuti ntarebe reka ndeke kubitindaho cyangwa se yahinduka iyo ubikoze bwa kabiri bwa gatatu gengera defo nyine yo kuba umuntu yarengereye anasuzuguye bizanyemo akamenya abantu basubira yamuna nyine abashaka byaryo noneho tureke no kuvuga ngo kubaha ngo ashaka cyubaha arashaka ngo mwubahe we apana kumusuzugura mwubahe none atari ya respect imwe ikangara abantu ukunda umuntu kubaha inshuti ikunda umuntu mwubaha nyine nimba nyine wimuvangire wimwereka ko ari ikintu umwereka nyine ko nabizi neza nyine nka kuno iki akuna afite ubumuga ukumva nyine nk'umuntu wenda aramupfobeje yewe yanarwana kurya yanamukubita umugeni kandi ntibona neza bagena na taekwondo narayize byose ndahana nyine ntabwo ndakunda icyubahiro ariko icyubahiro nkunda hari bya byubahiro birimo kwikunda cyane uvuga ko ari wowe uri ntabwo ari komeza ntabwo ari komeza njye nkunda umuntu unyubahiye ukundi nyine muri make nkunda ngo wiyubaha nanone wisuzugura ntabwo umusuzugura ariko hari kwihajya umusuzugura hari ikintu sinzi imana yakikubwiye hari umushuti wanjye w'umukobwa wundi wa hafi cyane aragira atya inshuti we y'umutipe aramubwira ati ariko burya pasi kunumva hari utuntu nyine by'abajama agatsima kameze ko numva ndi kumusabwa muri buno ubuzima bwiwe bwaramusabwaga nyine ubwo nyine bwasabwaga ko uri mu buzima bwiwe ibyo ukajya biba bimera neza umuntu uwo mukobwa arangije amwese kuriya ngo bisabwe tukivugurungu se kuriya kuriya se nyine atangira kumubwira ibibi nyine ibibi imbogamizi icyo aramubwira aramubwira cyamata ariko ntari ndabizi nyine ndabizi uko ameze ndamusobanukiwe sinzi impamvu yo kurimbwira umukobwa akomeza nyine amubwira ati nyine njyewe buriya nyine avuga inenge koko avuga uburyo hasi ava ku ipine rya porteze agera ku gasatsi ko hejuru ikumva ako basi nizere ko atabuzemo kuvuga ko uri mwiza icyo gihe sinabivuga nawe ubwo bwiza bugaragara kwibonera ntari ibyo ntabwo yabivuga abashaka kumva nyine aramanuka ati wamujyana mu rugo ngo wamwerekana gute niba ari n'ubwibyo ngibyo noneho njyewe ntabwo urumva nk'inshuti yawe ntabwo uzi ko nyine yabikora kandi ubizi neza ko inabizi ko ari ibintu bisanzwe nk'ibintu n'abakora ubikora abajya mu buryo kandi ugasanga uri no gupafuminga jamba rero nyuma tuza kumenya nawe ibiki baraza kuvuga ati ariko kanaka ni inshuti yawe koko bebe bebe umushuti wawe nimesa ari bebe tu ati uriya mukobwa ni inshuti yawe namubwaye yego ni inshuti yanjye ni inshuti yawe njye buriya kandi ndabizi nyine ku nshuti zanjye nzinambaho nyine nimba uri inshuti yanjye nyine ndabivuga nkaho njyewe ni inshuti yanjye ndavuga ati cyane ahubwo mbabara ntukamuvuge nabi nyine aje avuga ati inshuti yawe nyine ishobora kukubuza nyine ahita ambwira nyine uburyo yakunze mbere y'iki yayo agomba kubanza
kumuca intege iki arambwira ati nyine nk'amagambo yambwiye ntabwo yakagombye kuyavuga mu inshuti yawe cyane cyane nk'umukozi nabibwira impamvu rero mbikubwiye nyine nk'uwo nguwo uri kumva aba yasuzuguye nyine uzi no kugira ngo umuntu agusuzugura akarenzaho no kujya ubundi akamwita ariko ubundi uriya wowe nkamubwira ngo icyo gisuzugura nicyo wantu icyo cyo kiba gikabije noneho ngewe ngiriye n'indwara y'ubuguru niyo wambabaje kuko ngira inshuti nyinshi kandi zose ngerageza kuzibera abana beza ubwo nyine nurayenga kugira ubumuntu niko nisanze ariko nyine ari uwo nguwo ari inshuti yanjye akabigenza uko nguko gusa nanjye sitori igeze kumva ndaseka narabikubwiyeho akabigenza uko nguko aba mbabaje nyine gusa icyo mba mbonye aba anyiyeretse mu yindi kote hari kote aba yaranyeretsemo ariko aba anyeretse mu bundi buryo gusa nyine mva mubwira agasuzuguro aba ngiye mpita mbimba agasuzuguro urwego aba asuzuguyemo ubundi aba yabanje kunyereka uwo indi sura nari narigeze kubona agakurikizaho kuba yasuzugura muri make ntabwo abamo agaciro ubundi agezeho arakubuze ubwo aramvuze kandi njye ndabizi ko tubana hari byinshi tuziranyeho kandi muri ibyo byinshi tuziranyeho kwishimiye ibyo ni bibi ibyo ni bibi ariko ibyo byinshi tuziranyeho nibyo agakwiye kwitwaza kugira ngo amavaringe deja na za defo zanjye agira ukuntu azigaragaza nyine kutari kubi ariko nanone nazishyeshya kuko nazigire intambara ni ugushyushya ni ugutwika uko ziri abo ngabo impamvu utanumva ko atari umuntu mwiza nyine kandi cyose ukuntu tuziranye nicyo kintu kibabaza nyine ukuntu mba nziranye n'umuntu umuha agaciro akarenzaho uburyo yo kunyereka n'imiso akanarenzaho kwinjiza ibindi bintu mu wundi nimba byari agasuzuguro gasanzwe kari hari utuntu tuziranye dutoya dukoserezanya nk'umuntu aho yatanyereka ibindi bintu nazi ku ruhande rukomeye bitamufata ukundi noneho nyuma y'ikigeze nko kumubona kikambabaza wenda nkakigira nka 20%. Iyo ibintu ibyo bintu agakuze bihita bitungurira nkareba nko kuri mirongo itanu arambabaza rero mpita mbona ko atari inshuti yanjye kandi iyo mbonye ko atari inshuti yanjye ngenda muvaho gake gake rero kweka byose ntabwo yagusuzuguye uretse imana nza kubwira ngo ntabwo yagusuzuguye we byiyumvishe njye nabyumvishije nyine umuntu yasubishijemo nk'ishuri ni inshuti yawe banza wumve akababaro kaba karimo kwizanira ko muri inshuti ariko akaba ari umuntu wa mbere ugusebye aho aba yagushebeje ntabwo ari yavuga neza ese ni muri make aba ashaka kwibaza uri proud ye anako bashaka kukumvisha uriya muntu umeze kuriya se ngo yego ko bana yanjye muzatemberana se ese n'urambara poroteze akanambara n'ipantaro mana yanjye hari ibintu byinshi mu imbere agatangira no kumubwira bya bindi bitagaragara byo mu bikari uwo muntu aba akwifuriza icyiza se ntabwo umuntu aba akwifuriza icyiza ntabwo umuntu aba ari inshuti aba ari umuntu muziranye rero izo nshuti zibaho rero ngera aho neza umureba nese suzi ngewe nyine ntabwo ari ngo none ikintu gisekeje urusubirese ababara ndababara ngewe nyine bitewe n'ukuntu mpa agaciro abantu nkagira n'uburyo mbafata cyangwa subira agaciro baba bavuga ngo agira abantu bakunda kuvuga nyine abantu benshi nyine bakuroze kuri njye baba bambwira ngo usa nk'umuntu utarababaye kandi narababaye bihagije na n'ubu ntabwo birashira ariko ndakeka ikintu cyose cyaza kikambabaza njye nubwo nababara ntabwo nyuma y'igihe kinini birarangiye ariko sinzi impamvu abantu bakunda kumbwira ngo nyine ngo kuko nkunda kubabara ibintu nkabirangiza ikindi kikaza kikambabaza kandi nagakwiye ko naramenyeye kurangira ibintu bigasa naho byarangiye arambwira ngo nyine ngo ntabwo usa nk'umuntu utarababaye kandi narababaye nyine sinzi ukuntu nimereye aho ndababaye igihe umuntu ababara ariko nyine ukagira uriya nyine akaba ari wa muntu urenzaho wikunda kwishima sibyo nyine bikagiraho umuntu abantu kuba ati uriya barajya nkanjye uyu nguyu ajya ababara igihe cyose aba yasize kandi nyine yaba nyine igihe cyose umuntu aseka ahubwo wenda hari ikiba kiganje ikintu ako ni akari gaciro rero reka turekane n'abantu bataramenya ko uwo muntu ari umuntu umuntu afite urugingo rumwe ntabwo bivuze ariko ntabwo ari inshuti bisubiremo umva ari mu gice noneho
reka turekane nabo gusa abantu nyine dukomeza kubabwira wahura n'umuntu ufite ubumuga wimubona nk'umuntu udashoboye wimubona nk'umuntu nyine ubuzima bwarangiriye byayobeye hoya ntabwo ubuzima bwe bwarayobeye abanze batubwire aha guys mufashe musobanurire neza muri commentaire nzabibona muduhe ibintu bibiri ahantu bihuri ni bibiri ariko biratandukanye mutubwire kumugara no gukundana nako urukundo nako no kuvugana bihurira hehe dusobanurire ikindi cya kabiri ahantu bitangiye ni kereka ufite ubumuga bwo ku mutima iyo ni B hari ahantu muzi handitse ko umuntu ufite ubumuga atagomba gukundana cyangwa atagomba gukundwa n'umuntu umeze neza kandi uri smart uri cool kandi ikindi nanone nyine ufite umuntu umwitaho muri makeya musobanurire niba umuntu ufite ubumuga bagomba gukundana n'ibintu nyine n'ubundi bimeze ukuntu nazi ubwo nyine sinanabizi n'ibimeze ukuntu arahangira sibyo nimugoroba twasohokeye ahantu tugiye kurya uraje umuntu adusebe nyine akunda subira yakobwa turavuga amastori menshi araje gushobora kumuriza ngo umugabo namwe adafite umukunzi nyine mbese afite fiance namwe afite fiance ugiye ngo fiance wawe ngo nawe ameze gutya uri kumva nyine ikintu ntabwo n'akamesaje keza ukamubwira kandi yambwira uri kumva nubwo kamugeze ariko n'aka kanya akumve neza yitonze rero uri kumva abantu ikintu bahita bimaze nimba abonye subira adafite amaguru ahita avuga akamubwira ngo ngiye mfite sheri cyangwa se mfite fiance nyine ikintu ahita yumva nyine ko umufiance nawe noneho afite umugore cyangwa yaciye amazuru yaciye n'amaboko wese yatayifuza ko amaguru nayo ahari n'amaboko ni ikintu ahubwo mubwire wishyura bana uragakomerezaho ubabwira ko nabonye kuri TikTok nyine yanjye inbox umuntu yandika nyine areka amateka mbona sinyabona gusubiza ariko ntabwo nabonye umurana w'umushyirwa ngo umuvugo ngo muri mureka gusa nyine akenshi reba ku mateka iyindi ya kabiri yitonze arambaza ngo inbox nada ni box public arambaza ngo urumambara protection urubambaje babyibaza ndashaka kuzabakora aka video one day ndi kwerekeza muri make nyine tu ariko ribaza abantu bibaza ukibaza babyibajije ahantu protection ijya ntabwo ari bivuze ngo ahantu protection ijya ntabwo ari amaguru yanjye acikiye kandi ahantu ijya akavudo ndaza tukugacenga tumusubire iyo comment imusubize ahantu protection ijya n'amaguru ahantu protection ijya harahari kandi nta kibazo hafite kandi ndi umukobwa nk'abandi kuba mugaye ntabwo bivuze yuko ibintu bisanzwe nyine by'abantu baby bahura nabyo ndi nahura nabyo mpura nabyo maybe kandi nayo mpamvu yabyibajijeho ariko ndayambara nunamenye ko ndayambara singire n'ikibazo cy'abantu nambaye ahari menya abakeka ko nta n'ibintu ndabigira abashuri umva ndabigira njya nkacamo ariko ibyo si byari ngombwa ariko nyine ntabwo ari kanyuze gusa wisunyibutsa hari subirana sinzi niba nawe ko azi kubyina zibyina hari akavuga abakozi bizivuga gukora nishimisha singiza ariko nzabyiga beje bimenye neza arabizi wari kubyina indirimbo ya The Ben ni n'umufana wa The Ben by the way ni umufana wa The Ben ukomeye cyane kuva zamani za habibi kugeza n'ubu za pretty tuzirimo yari kubyina rero indirimbo ya The Ben sinzi njya muri comment njya buriya nkunda comment nanjye ibintu byose rero umuntu mbona yandikamo ngo mbese umuntu nawe yuza kuba muzima warabibonye yego we niba ni guha amaguru byari kugenda aha nanjye ndi video na postinze niba nanjye kubyina niba nanjye kwigira byari bibyanyige sinzi kubyina ndizunguza umuntu
harimo uvuze ngo mbyina nabi ngo sinzi kubyina, noneho hari undi wanditse nuko we ntamushubije arandika ngo Imana ireba izaguka ibica amababa. Niko mbanditse ukari komantere nabonye iwawe ngo oya wanayikoreye nyine waramushubije avuga ngo kubera iki Imana itanga isura ngo nita imirima n'imiterere bitanga isura yaravuze ngo kubera iki Imana itanga isura ngo ihabanye n'imiterere. Ego sha urabona umuntu ni nawe agiye muri komantere ariko nagari watanze iriya nyine sinzi ukuntu nyemere yaziga yumve ko tunamugurishaho muzi ngenda nashake dusanga ni umwe nyine ahandi ndi yaranditse ngo yarabonye ndi kwandika ndi kumwe na nyine ndi kubyina ndi kumwe n'abakamba neza na fiance ahita yandikamo aravuga ngo wasanga umufite impungenge ngo buriya nta kintu kiba kiri kwangirika ibintu bye byose aba yagize intambara aba yabikomeje impamvu rero twari tubizi bino subiye hari igihe umuntu akubona nk'umuntu yiyambariye ikabutura nkigendera akatavuga wese ngo buriya ngo nk'umuntu umeze kuriya ngo akambaye ikabutura ngo ubu yaza kugira amaguru abiri guys ni kuba umuntu yambaye ikabutura ntabwo ndi gushaka umureba amaguru nyine igihe cyageze mu buzima ndi gushaka kwiyambarira ikabutura sibyo windeba niyambariye ikabutura cyangwa se urebe subira yambaye wenda nk'agapira k'agaprokopu sibyo ntabwo binaberanye wenda yambaye agaprokopu ngo muhite muvuga ngo se ngo nkuriye guys abantu badafite ubumuga bambara amakabutura cyane ntabwo byari n'ahantu umugana wasubira ngo nihe handitse ko abantu bafite ubumuga batateretwa ni ahantu byanditse ko umuntu udafite amaguru atazambara ikabutura ni ahantu byanditse ko umuntu udafite amaguru atazambara ikanzu niko bitetse. ubundi igihe ukuntu byumva ikintu cyose ukora wumva kikurimo ukishimiye kikurimo nyine wumva ntacyo kigutwaye wowe ubwawe kitakubangamira gikore. Njyewe rwose simbabeshye nuko sindabikora ngo mbibagaragarize hari igihe kigera nkumva ntajya niyambara nabwo nkambara bisitiri nkanambara guci igaragaza amaguru yanjye nkaba nicaye hanze nkumva ameze neza rwose nkumva bitanga amahoro ntacyo bitwaye wenda tubivugiye barebe kubona amavidewo uri kwigirira ubuse ngo nawe ngo Imana iguha amaguru mbese ubundi ko atayafite sinari gukora nk'ibyo yaza kuyagira n'ubundi yaza kuyagira yari kubyina ntayo yafite ari kubyina ikibazo kiri bariko ngo Imana ngo irebe izagugaye ikabica amababa kuba umuntu yaravugaye twaravugaye twarabyarashye oya wagira ngo ibintu byose byagenewe nyine abantu badafite ubumuga umuntu twemeye bazi ko nako ni benshi barabazi nabo benshi biyumvisha ko abantu bafite ubumuga batagira hari ibiro batemerewe ariko nta n'ubwo njyewe kuri njye bumva ko bafite ubumuga ariko wowe wumva ko nyine ibyo bintu nabyemewe kuko hari icyo mbonamo n'ufite ikibazo sibyo nabishema n'ubundi ibyo nkora mwumva ni bo aho ngaho ubuzima bwanjye buba buri mu munezero gusa tuba turi muri enjoy aka twibuka ko harimo nabinezerwa cyane ejo bundi abantu twayaganiriye abantu hasi ujya mbona amavidewo yawe ngo hari videwo yawe wavuze nyine uburyo abatipe bagutereta bakagenda cyangwa se ukabona umuntu yabonye ufite amaguru nyine aragira ariko umaze nyine ubundi bari abantu baba bafite ikihe kibazo icya mbere gushaka amaguru ubundi azakora iki ko n'ubundi iyo tugiye gukora jete amaguru tuyigiza kwaje urabizi neza ko ari fresh ati ibikorwa wenda by'urugo akora nyine kukabona ati akavuga azagira ikibazo cyo kugushaka famesi zatera indomo kugushaka gushaka umuntu ukuri udafite ukuguru cyangwa se umuntu ukuri adafite amaguru amaguru amaze ikintu kugenda niba ari gutaba nese ubundi ugumaho kuri se kutayafite nyine abantu mushyiramo ibintu baza cyangwa se mukora mujye munajya muri rushuke ikindi shuri nawe wundi ugumaho ahari abari udashoboye nagira ngo mbamenyeshe yuko nubwo hari ibintu bihari tudashoboye gukora dufite uburyo bwo kubikoreshamo uburyo bwo kubikoreshamo tuba turi gutanga imibereho ku bantu hari ibyo dutanga akazi
ibintu bidashoboka turi ababosi rero mu bundi busanzwe nicyo bishatse hari ikintu ejo bundi nari ndi gutekereza ndi kuvuga ukuntu nakundaga basket nyine nmugaye nyine ntaramugara ndi umwana numvaga nzakina basket na football none ngera muri football bandi mu rugo bahoraga bambura nagiye gukina karere kuko nayikinnye ivumbi ryabaye ryangira nagiye gukina karere uri kumva noneho ndanza kuvuga ati umuntu arameze ngo ese ukunda iki nyine ndavuga nyine ndagiye gukunda basket na football noneho wari umukinnyi wa football ndavuga ati ko n'ubundi ndi impamvu mbivuze ntabwo byakunze nyine ko nyina football isanzwe y'abantu badafite ubumuga ariko hari ubundi buryo buriho nyina mu football ntabwo byakunze ko nyina basket mpagaze ariko nubwo nyikina nicaye ariko nyina basket cyasiniye muri bako yo muri chair nyina basket ntabwo byakunze nyine ngo nyikine mpagaze nirukanke nako turaniruka mu magaraza birayikina ariko kandi na basket kandi ndayenjoy rero bivuze ngo nimba hari icyo ubona asubirayo nyine adashoboye kuba ati ntabwo agenda hari ubundi buryo akoresha agakora cya gikorwa cye bigakunda sibyo ntabwo wenda asubira abasha gutera umugeri ariko yabikora kurusha ukababa umva n'igihe nsubira gushira ubabaza imbaraga zose zo mu maguru zagiye mu maboko umva njye n'imigeri imana njye n'imigeri bazabaza abantu ujya nyitera ngenda babazanya ndababazanya mana ubwo umva mubwire mana hasi ese ibintu by'amana nyine abakira ko batyaze man ndishimye nyine kuraje birandyoheye ni nk'igiki hasi ntabwo ikintu gishimisha cyane ariko abantu benshi ntabwo nyine bajya bakunda kubyita cyane cyane abantu bafite ubumuga ngewe nkunda kubona umuntu ari we wese ufite ubumuga urabona nk'uburake hari abambona bakabona ko uburwayi cyane kandi atari kubera noneho hari abandi ngewe mbona nanjye nkabona ko bafite ubumuga bw'uburake rero abo bantu iyo mbona bacecetse nyine basa nk'abigunze birambabaza ariko iyo mbonye bishimye basabana babyina noneho uzi ko nta muntu utarasekaga ari guseka amwenyura ukabona ko nicyo gitwenge gikuye ahantu heza hanyawe biranezeza ngubu urugero nk'aba bandi baba bari mu magare nyine batamuvinga akenshi baba barababaye cyane ariko niyo ndi kumwe nabo nkabona barishimye nkabona bari guseka ikindi tugasangira nyine ni ibintu binezeza nkunda umuntu nyine uva kuri level yari ariho akazamuka nyine nkunda umuntu ufite ubumuga wese aha rwose yishimye kandi muri sosiyete yisanga ndabikunda cyane ikindi kintu nkunda muri sosiyete ku bantu badafite ubumuga nkunda umuntu ubona bw'ubushobozi ikindi ngakunda umuntu uba proud yanjye kurusha uko njyewe ndi proud yanjye nguhe urugero nko mu gikorwa runaka tugiyemo niyumve ngo subira ari buze inyuma mu buryo bwo kugira ngo berekane ko bahaye agaciro umuntu ufite ubumuga nzi imbere cyane ahubwo muri iyo mbere cyane aba aribo banza hino nyine antera imbaraga umuntu wumva idezanya akumva ko ari bo akumva ko kandi subi akumva ko icyo kintu gishoboye hari ejo bundi nari ndi kureba Mutesi Scovia bari bari kumutorera iki bamutoreye iki sinibuka ahantu bari bari kumutora ibyo yari arimo gusa ikintu yababwiye nyine ko kundi mugiye muri kuvuga nyine waravuga ati ntimunorere ko ndi umugore munorere nyine ubushobozi rero hari umuntu sinzi niba nagize kwivuga ugasanga umuntu agukunde gucitsa amaguru ibyo birashira ni ibintu bishira izo ni urukundo rero wikunda kuko ubonye ko ufite ubumuga wikunda kuko impamvu nyine ungiriye impamvu ukunda kuko atari rwiza kumva urukundo rw'impamvu atari rwiza hari igihe akubona ku kanya kakugirima kuko aba yumva ko hari byinshi udashoboye kandi ubishoboye atarabibona noneho iyo abibonye buriya se n'ubundi ko nta kibazo cye n'ubundi abishoboye ugahita bigenda bishaka gufata nk'abantu basanzwe nkunda kuko nkunditse wikunda apana babona kubonye nta muntu ufite ngo ndagukunze apana mukunde nyine kuko nkunda for beats please nkunda kuko ubona bikwiye kandi ubundi rukundo rwa nyarwo hari ariko noneho cyaza nawe yasuda tugira kumva
to make so ndetse menya mubwira twavuze hari ibintu twavuze kumva twavuze turi buze kuvuga birarangira turabirenga gusa ibintu twasangije abakunda ni byinshi ariko nibagiye kubwira sheri wanjye ko bamumyeho nyine bakambwira ngo mwiza ni umunyamugisha kandi Imana izakomeza urukundo rwe kuko nyine ari urukundo rwanjye nanjye muramushimira kuko uhari Imana igiye kumera umugisha umva guys part 2 vuba kuko ni ibintu byinshi twavuze ngo turi buvuge ariko umwanya ubaye mukeya twari tugiye mu myitozo turagiye rero mwibuka ko twakirewe part 2 izaza kandi bye ndabakunda cyane mukomeze mukore subscribe share na like n'ama comment yanyu subira bye ndabakunda I love you too baby nyine mukomeze mudukurikire kandi ikindi nanone subira zanjye twe bagore b'ejo hazaza turashoboye none baba babizi neza se ko nzababyarira ibyuma mureke tutaragira se ntabwo twataha hari abantu bibaza ngo gukiza amaguru ushobora kubyara umwana ufite amaguru udafite amaguru kuko umuntu adafite ukuboko ngo ushobora kubyara umukobwa tuzaza muri